imvunja ziba ziramfashe abana zirabafata umugore ziramufata. Uyu muryango w'abana batanu n'ababyeyi babo bose hamwe ni 7 batuye mu mudugudu wa Nyagasambu mu kagari ka Cyogo mu murenge wa Muko w'akarere ka Musanze. Kuva ku bana kugeza ku babyeyi bose barwaye amavunja. Iby'umutware w'uru rugo Kanyabuganda avuga ko ari amarogano ngo dore ko bimutse kenshi bayahunga ariko aho bagiye hose izi mvunja zikanga zikabakurikirana. Ubwo noneho ngiye mu nzu ya mbere imvunja ziba ziramfashe abana zirabafata umugore ziramufata. Iyi nzu ntawe ngomba gukomeza kuyibamo. Dongera mfata indi ya kabiri mfashe iya kabiri nabwo biragenda zamvunja zimaze uko zizongera garuka zimaze kugaruka nti oya tibibirananiye njya mu yindi nzu ngeze mu yindi zamvunja zirankomeza ngeze mu yindi imvunja nazo imvunja nari kumwe nazo na nyina turi mu nzu ya kane zaramufashe biziyarige zigiye ku mabere imvunja ibiri ku mabere imvunja ibiri. Nkuko bigaragara inzu babamo igaragaramo umwanda ku buryo wanatekereza ko ariyo ntandaro y'izi mvunja zinjira mu bice byose by'umubiri. Ibyo Kanyabuganda kerenza icyakora kanavuga ko atujwe neza aya mavunja ashobora kumucikaho. Cyeka ntibona ni inzu mbi nkayifata iki iyindi nzu nafata iyindi nzu naho ngasanga byose nifeye. Ubwo se umwanda reka mbikwemereye nabyo umwanda nto nawo ubu nje nukuvuga ngo hano hako ivunja nanakurira umudamu wanje ku mabere hariho n'indogano amavunja nakuvuga nti kabara mu rugerano kuko gafashe n'umugore ku mabere. None se ambere hose kuko nako abana bangana umwe afite 12 undi afite 19 undi afite 10 undi afite bakabakorogera se mbumva. Abaturanyi b'uyu muryango hari abemeza ko aya mavunja bishoboka koko yaba ari amatererezanyo. Barayarogaga bibaga nta kintu batakuro ubundi bakomenda mu ntekerezo bamara kugwinda mu ntekerezo nayo amavunja akaba yazamukira. Ku rundi ruhande hari n'abavuga ko ayo mavunja aterwa n'umwanda. Ntabayamuroze ni isuku nkeya ari amarogano wakaraba wamara gukaraba noneho bikagaragara ko ari amarogano ariko wakarabye. Iyi nzu y'umuryango ubamo ngo si ya mbere wimukiyemo ukodesherezwa n'ubuyobozi. Icyakora bose bagahuriza ko kuko uyu muryango wakitabwaho bya hafi bishobora kuwurinda uwo mwanda n'ayo mavunja agacika. Mbese ubundi uriya mugabo bisanzwe yaratuye muri Mubago ubundi abarizwa muri Mubago. Noneho kubw'inkwangu yaramutembana ubwo biba ngombwa ko nyine ibimutuje wenda nibura hari yagira isuku amavunja. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muko buravuga ko bugiye kongera gushaka icyakorwa kugira ngo imibereho y'uyu muryango yongere ibe myiza nkuko Bisengimana Janvier uyobora umurenge wa Muko abivuga. Muri munyarwanda wese rumvikana agomba kumuha hafi twamuje twaje kuvugana n'uwa mugore we. Ubwo nuze inzu barimo ni inzu basa nkaho batiriye cyangwa bakodesheje muri icyo gihe gito bahamaze. Uretse kuva ku mutware w'uyu muryango kugera no ku bana bisa naho aya mavunja yabinjiye mu bice byose by'umubiri n'umugore we yamugeze ku bice n'imyanya bitari bisanzwe ko yinjirwa n'amavunja. Hari abasanga n'ubwo uyu muryango utakaka aya mavunja yaba ari amarogano ubaye ahantu biborohereza kunoza isuku ngo yabacikaho bakagira ubuzima bwiza. Emmanuel Bizimana, Isango Star, i Musanze.